Ikaze kuri Iga Excel. Muri iyi video ngiye kubereka ibintu bitatu byakorohereza akazi muri Excel. Icyambere tugiye kureba ni ukuntu wakora billing tracker. Agafomu koroheje kagufasha kugenzura imyishyurire y'abakiriya wahaye ibintu in advance. Kureba uburyo wakoresha slicers mu kurebera amakuru ya table mu byiciro. Hanyuma turebe uburyo wakoresha functions wirefeye kuri headers za table. Ibi bintu uko ari bitatu byagufasha kwihutisha akazi kandi ugakoresha Excel mu buryo buri professionnel. Uyu munsi tugiye gukora billing tracker, agafomu kagufasha gukurikirana uko abakiriya bishyura. Ufite abakiriya wahaye products in advance, hanyuma urashaka kugenda utikinga uwishyuye. Hanyuma ureba batarishyura n'igihe batagomba kurenza batarakwishyura ukamenya uko bishyuza. Hano dufite imbonerahamwe igaragaza client issued, igihe wabahere products cyangwa se igihe wabahere facture n'urugero. Due date, igihe batagomba kurenza batarakwishyura. Paid, bishyuye yego cyangwa hoya. Status, igizwe na complete or not paid, bishyuye cyangwa ntibishyuye. Hanyuma na column ya profit, itanakenewe cyane hano muri no exercice, sinzi impamvu nayishyizeho. Anyway, muri column ya paid tugiye gushyiramo checkboxes, tuzajya dukirikaho igihe yishyuye. Tick tick. Turajya muri tab ya developer, hanyuma dushake commande ya checkbox, tuyizane tuyitereke aho igomba guterekwa. Hanyuma duhuze checkbox na cell irimo. We link them together. Right click on checkbox and format control, then cell link. Dushyiremo cell address ya cell irimo checkbox. Ubwo tubikore no kuri cells zose. Hanyuma muri column ya status turakoreshamo formula igomba gutuma habamo kumvikana hagati ya paid checkboxes, kuko nizo zitumenyesha niba habayeho kwishyura cyangwa se bitabayeho. Turakoresha formula logique. Bihwanye if duhitamo cell irimo checkbox, comma, status iri buze igihe checkbox iri ticked, comma, status igihe itari checked. Dufunge parenthèse, twemeze. Not paid, tumanure n'ahandi. Good. Dukiritsemo dushaka kumenyesha ko yishyuye, hano birahita bivuga complete. Hano kuri due date tugiye gushyiramo conditional formatting highlightinga itariki y'uyu munsi, umunsi turiho. Turahitamo column, tujye kuri conditional formatting, dukoreshe formule bihwanye C7 ni cell ya mbere irimo amakuru, kongeraho bihwanye today parenthèse, hanyuma format with aya mabara y'umutuku turi kureba hano, then twemeze. Nice. Murabona ko kuri itariki ya 17 z'ukwa munani hahise hazamo ibara ry'umutuku. Reka dutikinge tuvuge ko uyu munsi bishyuye. Hano hejuru rero reka dushyiremo amakuru akwiriye. Paid invoices. Hano kuri paid invoices turakoresha function ya countif igomba kubara amafacture yishyuwe. Bihwanye countif, duhitemo column ya status, hanyuma tumenyeshe status dukeneye ko ibara complete, close bracket and enter. Nice. Arahita haza kabiri kuko complete ari ebyiri muri iyi column. Hano rero Rwandan funds collected, ubwo nuvuga ngo amafaranga yishyuwe. Ubwo turakoresha function ya sum if, harimwo iteranya ariko rigendeye kuri condition. Bihwanye sum if, duhitemo column ya status, duhitemo status dukeneye, hanyuma duhitemo column y'amafaranga. Ubwo function irateranya amafaranga yose ari ahari complete status, ahari status ya complete. Twemeze. You see? Good. Then here RWF to be collected, Rwandan funds to be collected. Amafaranga agomba kwishyuzwa rero atarishyurwa. Turakoresha formule imwe niyo tumaze gukoresha. Igitandukanye nuko hano turi bumenyeshe status ya not paid. Good. Ubu ngubu hano checkboxes zirimo gukontorora aya makuru yose hano dufite. See you in the next video. Ikaze kuri Iga Excel. Uyu munsi tugiye kureba uko slicers zikora. Slicers zidufasha kureba mu byiciro amakuru ari mu mbonerahamwe. Urugero dufite hano ni imbonerahamwe igaragaza abakozi, nimero ziranga abakozi, department na business unit. Hanyuma dufite slicers z'icyiciro cya department. Icyo gihe iyo ukiritse kuri slicer ya department runaka, imbonerahamwe igaragaza abakozi bari muri iyo department. Reka turebe uko bikorwa. Dutangiranye imbonerahamwe yuzuye hano. Hejuru turasigamo umwanya wo guterekamo ama slicers yacu. Hanyuma duselecting imbonerahamwe yose, dukande Ctrl T kugira ngo dukore imbonerahamwe twumvikanaho na Excel. Tugikanda Ctrl na T hahita hagaragara hano aka dialog box kakubaza kati where is the data for your table. Ibyo nibyo twakoze duselecting a table. Hasi hari my table has headers.
ari checked, bivuze ngo irahita imenya ko row ya mbere ya table ari headers. Katari checked, iriya row y'ama headers yayifata nk'aho ari row y'amadata isanzwe, yo igacreatinga header yayo hejuru yayo. Urumva ko imbonerahamwe zaba zitandukanye. Tukemeza okay. Tukimara kwemeza, hejuru hahita hagaragara tab ya table, ndetse muri iyi tab dufitemo commande ya insert slicer. Turakanda kuri commande ya insert slicer, haze aka box ka slicer karimo headers za table yacu. Duhitemo header dushaka ko amakuru yayo aza muri slicer, hanyuma twemeze. Tukemeza, harafunguka slicer ya category ya department kuko ariyo tumaze guhitamo. Reka tuyizane hano hejuru. Hanyuma dushobora kuza hano hejuru tukongera columns za slicer kugira ngo bigaragare neza. 2, 3, 4 tayari. Uko rero duhitamo department, hasi muri table haza abakozi bo muri iyo department gusa. Reka twongeremo indi slicer. Mbonereho no kubabwira ko command ya slicer kandi ushobora no kuyisanga muri tab ya insert. Noneho hano tugiye guhitamo header ya business unit, tuyishyire mu mwanya wayo hano. Tugire columns 2 cyangwa se tugire columns 3. Iyo ushaka kuva muri slicer urimo ukongera ukagarura amakuru yose, ukanda hano amakuru ya table yose agahita agaruka, slicer zikaba desactive. Hanyuma hano uhakoresha igihe ushaka guhitamo slicer zirenze imwe. Wenda dushobora guhitamo department ya human resources, IT na finance. Imbonerahamwe ikaduha amakuru izo department gusa. Waha desactive ugahitamo slicer imwe gusa. Murabona ko slicer ari commande nziza cyane muri Excel. Mugire ibihe byiza naho muri video itaha. Ikaze kuri ga Excel. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ukoresha formule cyangwa functions twirefeye ku mitwe y'imbonerahamwe. Mbere na mbere reka tubanze dushyire iyi mbonerahamwe yacu kuri standard ya table ya Excel. Turaselectinga, hanyuma dukande Ctrl and T, Ctrl na T, then twemeze OK. Hanyuma kugira ngo formule zacu zize kumenya amazina y'imitwe y'imbonerahamwe, creatinga names. Turakanda Ctrl na Shift na F3. Hanyuma haze kano kadirishya, duhitemo top row. Ubwo formula cyangwa functions ziramenya ko zirebera amazina kuri top row ya table, row ibanza imbonerahamwe. Ubwo nituza hano hejuru kuzuza total boxes sold, turakoresha function ya sum, bihwanye sum bracket then boxes. Murabona ko no muri function yacu izina boxes ryajemo. Niturihitamo column ya boxes hano hasi muri table irahita yiselecting. Dufunge parenthèse twemeze. Icyo gihe irahita duha total yose ya boxes zacu, total boxes sold. Hanyuma hano hasi tugiye gukoresha sum if, kubera ko tugiye guteranya dukurikije condition y'itariki. Sum if bracket date. Murabona ko na date nayo iri kugaragara kandi hasi column ya date irahita yiselecting. Cell iri bujyemo itariki ya condition nayo tuyihitemo, hanyuma boxes dufunge bracket twemeze. Ubwo rero hano kuri date field dushobora kuza tukavuga ngo turashaka kumenya boxes zacurujwe nyuma y'itariki 3 z'ukwa gatatu. Turashyiramo biruta tariki 3 z'ukwa gatatu 2025. Icyo gihe hiteranye zo guhera hejuru y'iyo tariki. Good. Murabona ko dutanze umugabo tugahitamo boxes zo guhera hejuru y'iyo tariki. Hano hasi Excel ubundi itiduha igiteranyo cy'ibyo twaselectinze. Murabona ko ari ingana imwe, murabona ko bingana. Turabona the same quantity. Good. Ubu nibyo. Hano hakurikiyeho tugiye gukoresha sum ifs kubera ko dufite condition zirenze imwe. Country na date. Bihwanye sum ifs boxes country seri bujyamo igihugu, date seri bujyamo date, then twemeze. Tuje hano tugashyiramo Uganda, then hano ku itariki tugahitamo hejuru y'itariki 28 z'ukwa kabiri iraduha imibare ya boxes zacurujwe muri Uganda nyuma y'ukwezi kwa kabiri. Hano hanyuma rero reka tubanze tuvuge ko muri column ya amount harimo price ya box imwe, unit price. Turashaka kumenya amafaranga ya boxes zose zacurujwe, total revenue, tutabanje gukora ibiteranyo muri buri row. Turakoresha function ya sum product, bihwanye sum product boxes hanyuma amount. Good. Reka dutanga umugabo turebe. Dufashe total boxes tugakubana price ya box imwe, turabona igisubizo kimwe, 26,460,000.
See you in the next video.